none umwana abageze imbere ngo papa ngo ko ndeba umusho nkabona inkwi nkabona n'umuriro bava mu mutaka w'Imana, bava mu nkweto z'Imana, bava mu mwambaro w'Imana, bakifubika umwambaro w'isi ari wo Satani. Ni ba bandi bamenye ariko bikabananira, bakanga gusohoka, bakanga no kuguma mu rusengero. Ntago twe dutambira Imana ahubwo tushimira Imana, kubera ko kuko igitambo cyacu ni Kristo. Imana y'amahoro ibane namwe mwese mudukurikira ku Murimo TV no kuri Nowa TV1. Imana nibaho umugisha, Imana ibakomeze aho muri hose, mutuye mu Rwanda, mutuye atandukanye, mu bice bitandukanye, mutuye muri Afurika, mu bihugu bitandukanye, muri diaspora mwese, abumva ikinyarwanda n'abatacyumva, turabashuhuje cyane. Uyu ni wa mwanya tujya tuganira ku ijambo ry'Imana, ubuhanuzi, indirimbo byose. Ikivuga Imana cyose turagikora mu izina rya Yesu Kristo. Reka tubashimire rero abakanze subscribe n'abatarayikanda mugiye kuyikanda, kandi tubasaba umugisha mwinshi cyane ukomeye uvuye ku Mana. Mudukurikire, mudutere inkunga muri ubwo buryo, kandi Imana izajya ibaho umugisha. Turabashimiye rero. Muri uyu mwanya rero tugiye kwakira umukozi w'Imana ari we Pasiteri. Twongeye kumusuhuza mu izina rya Yesu Kristo, namwe turabashuhuje. Yesu nashimwe. Pastor, muraho neza, mukomere cyane, Imana ibishimire kandi ibagirire neza. Umwaka ugeze hagati, ugiye gusoza, harabura amezi make, ariko nubwo ari make ariko ayo mezi Imana izakoramo ibikomeye biruta ibyo twaciyemo mu gihe gitambutse. Imana ibagirire neza. Pastor, ntago abantu bakuzi, sinzi niba wabanza kubibwira kugira ngo tuganire tuziranye. Murakoze cyane. Amazina yanjye ni Munyaneza Nowa, nkaba ndi umupasitoro, nkaba umukristo, nicyo gikuru kinezeza Imana. Imana ibagirire neza. Pastor Nowa, Munyaneza Nowa, warutubwiye ngo tugeze mu bihe mbese by'impera y'umwaka. Benshi cyane bavuga ko mu gihe cy'impera z'umwaka hari ibintu bikomeye cyane biba, mbese ibintu by'impanuka, ibintu mbese bidasanzwe muri uwo mwaka iyo biri kurangira. Pastor, wowe ubwawe nk'umukozi w'Imana, amakuru ubifiteho? Ndabizi ko nawe uri umukozi w'Imana usenga Imana, hari icyo ubifiteho? Urakoze cyane. Imana ibaho umugisha kandi bagirire neza. Icyo nababwira nuko iyo tuva mu bihe tujya mu bindi, ibyo tuba tuvuyemo aba ari byiza kurenza ibyo tujyamo. Ibyo tujyamo turwana intambara zaho, ariyo mpamvu bisaba ngo durwane intambara nziza yo kwizera mu rugendo rw'uko Umwami Imana twemereye ko tuba muri ubwo buzima tutabukuwemo. Imana ibagirire neza. Navuze ngo mfite umugabo, mfite umugore n'abana. Imana ibishimire. narindi kukubaza ngo uratubwiye ngo umwaka ugiye kurangira, kandi umwaka ngo ugiye kurangira ngo hari ibitambo ngo biboneka. Ntago ari ibitambo, ni igihe cyo gupfa k'umuntu kiba cyageze. Igitambo ni kimwe, ni ukwanga gukorera Imana kandi uriho. Ni ukwanga gukorera Imana nibyo bitambo kandi uriho. Icyo rero nicyo cyitwa igitambo cy'urupfu. Naho twebwe igitambo cyacu ni uko dukorera Imana tukiriho kugeza dupfuye. None abavuga ko hari abapasiteri bamwe batamba abandi kugira ngo wenda bagire icyo babona, abo ni abapagane, aribo Justin yishe abapagane bo mu rusengero. None ibyo bibaho se kugira ngo umuntu abe yatamba undi, noneho icyo gitambo gisobanuye iki ku Mana? Ariko Mana gisobanuye kwanga ubushake bw'Imana ugakunda ubushake bw'ibyo yaremye.
cyangwa ugakunda ubushake bwa Satani. None bw'ibyo yaremye. icyo gitambo ubwo si cya Satani cyangwa Satani nawe agushukisha iby'Imana yaremye, ntabwo agushukisha ibyo yaremye. Satani hari ubwo wari wasoma ngo mva ari ikintu yaremye, oya yitwaza iby'Imana yaremye. yitwaza iby'Imana yaremye. Kandi ikindi, abantu bajya gukizwa batazi gukizwa icyo ari cyo, gusa ari ukubashwa. Bamwe bagenda mu cyene wabo, abandi bakaza mu bucuti, abandi bakaza mu bwo gucunga ubutunzi bwabo, abandi bakaza kubwo kureba ko ku isi babaye babi kugira ngo barebe ko abantu babagirira icyizere. Ntago baza gukizwa kubera Kristo. Rero niyo mpamvu bitwa abaforoderi. Ari byo bita ibitambo bavuga ngo mu mwaka, kuko nyine Satani bamwakiriye bapfa, bakibagirwa ko n'Imana yavuze ko ari abagomba kuruhuka imiruho n'imihate by'iyisi kugira ngo n'imirimo yabo igende ibaherekeje. Hari igihe usanga nk'imiryango igira gutya ngo umwaka urarangiye ngo bagiye gutamba ibitambo, aho ngaho wenda n'abapagani. Abo ni abapagani. None no mu rusengero bakavuga ko bagiye gutamba ibitambo. Ariko nimvuga abapagani, ubatandukanye n'abapagane bo mu rusengero, kuko abari anakweretse ko cyanakweretse ko baba mu mwijima, bituriye mu gicucu cy'umwijima, iwabo w'abadayimoni mu butayu. None ko hari ibitambo tugira mu rusengero, ibitambo uvuga biriya bitambo nakubwiye ko ni babandi bamenye ariko bikabananira, bakanga gusohoka, bakanga no kuguma mu rusengero, bakaba kugira ngo babambe amahema mu muryango, abakizwa be gukizwa, n'abihanye babaca intege be gukomeza mu rugendo rwa Kristo. Hari igitambo bavuga ngo dutambe igitambo cyo kugira ngo Imana izaturinde umwaka ugiye kurangira, dutange amafaranga, dutange icyo dufite, ibyo bitambo ngo bizaturinda. Ntabwo icyo ari igitambo, ni ishimwe. Nyine ntabwo mvuga ishimwe. Iyo tugiye mu bitambo byari mu gihe cyatubanjirije, ariko none iyo turebye neza uyu munsi, twe dushimira Yesu watugejeje ahera h'urusengero. Nimvuga urusengero ndavuga Kristo, ntago ndi buvuga amazu yubatswe n'abana b'abantu, kuko arega buriya mu rusengero harimo imitwe itatu. Harimo abaje gukizwa, hakazamo n'abaje kurunda imitungo yabo, abagira ngo babone uko bajera ibyo bagezeho. Hakaza rero n'abakorera Satani, aribo bita ngo bazanye ibitambo. Ibitambo ni ibya Satani cyangwa ibitambo ni iby'Imana? Kuko ntago twe dutambira Imana, ahubwo dushimira Imana, kubera ko kuko igitambo cyacu ni Kristo. None se muri Bibiliya haratubwira ngo ibitambo, ibyo bitambo uranjyanamo ni mu isezerano rya kera. None isezerano rya kera, isezerano rishya ni igicucu cy'ibya kera, kuko mu gicucu cy'ibya kera tubona ko sogokuruza ari w'Aburahamu, kandi mu gutamba yatambye icyo Imana ikunda, ntabwo yigize atamba icyo Imana idakunda. Ubu se kurabona ibihumbi 10 ukajya gutura 100, ntujyane ibihumbi 9 ngo usigarane igihumbi, ngiki gitambo. Cyo nicyo gitambo. Hariga nshuti yanjye, tugiye mu by'igitambo byagira, kuko icyambere iyo Bibiliya ivuga igitambo nuko ushobora kujyana ibihumbi 9,900 ugasigarana ifaranga rimwe, kandi ibyo ntibyashoboka, kandi ibyo ntago wabikora. Kuko wibuka ko Aburahamu yajyanye ibintu byose, n'abagaragu, n'amashyo, n'igisu, ajyana n'inkwi, ajyana n'umuriro, ajyana n'umwana we. Ageze hirya kugira ngo bataza kumukereza, arababwira ngo nimube musigaye aho, nje n'umwana wanjye turakomeje. Arangije arababwira ngo noneho umwana abegeze imbere, aramubwira ngo papa, ngo ko ndeba umushyo,
nkabona inkwi nkabona n'umuriro igitambo kiriye arangiye amubwira ngo mwana wanjye Imana iri bukishakire ariko muri make aragiye gutamba ni bande babikora nguko kwizera rero kwisezerano rya kera noneho rero iyo tugeze mu isezerano rishya igitambo ni Kristo. none Aburahamu igitambo yagikuye he? Aburahamu igitambo yagikuye he? Imana yarakimuhaye kuko tubona ko yasanze umwana w'intama hariya mu mifatamu arangije agikurayo aramubwira ngo mbonye kugira neza kwawe none ngwino nabibonye atamba cya gitambo umwana aramugarura ariho birivuga ngo bizaduhanira nk'uko Aburahamu yagize ate ari naho abayuda yabipfuye n'abayuda ari nushaka kubibona uzajye mu butumwa bwiza bwa Yohana uko yabwanditse abibwirijwe na Yesu Kristo igice cya 8 n'icya 9 uzabisangamo abita abapagani. Yego umupagane ni umuntu udakora icyo Imana ishaka. Ntabwo umupagane ari uriya utarakizwa ari mu mwijima kandi mu gicucu cyahe cy'urupfu mu butayu. Utarakizwa afite amahirwe yo gukizwa ariko uwakijijwe agatembana akabivamo uwo Bibiliya imwita Antikristo umuhanuzi w'ibinyoma. Ni nawe ugusha abari mu rusengero kandi akabuza n'abari hanze gukizwa. Rero niyo mpamvu mbabwira cyane iyo turebye ku mubatizo buri umubatizo ugizwe n'ibice bitatu. Hari umubatizo wo mu mazi wo kuzukana na Kristo, hari umubatizo w'umwuka, hari n'umubatizo w'umuriro. Abantu rero ntabwo bajya babimenya. Benshi rero bibatirizwa umubatizo wo mu mazi barangiza bakavuga ko babatizwa. Ni nabo bagenda bavuga ngo Imana yarababeshe, ngo Imana dukorera ntabwo ikora, Imana yacu irakora. Yakoze yitwa Imana, itanakoze yitwa Imana. Rero bene data ndagira ngo mbabwire ngo muturize Uwiteka. Rero ndagira ngo turebe neza duhereye wenda mu bice 5 by'Abakorino umurongo waho turahera wenda uwa 10 Abakorino ba kabiri pardon Abakorino ba kabiri ibice 5 turahera umurongo wa 16. Abakorino ba kabiri ibice 5 10 turahera umurongo wa 16. haravuga ngo nicyo gituma uhereye none tutazagira uwo dutekereza. Nicyo gituma uhereye none tutazagira uwo tugira gute dutekereza. Komeza. Abantu rero bari gutekereza abandi kuruta gutekereza Imana igize ite ibare. Uwo dutekereza dukurikije amasekuruza. Uwo dutekereza dukurikije iki amasekuruza ya mihango na bya bitambo wavugaga. Komeza. Nubwo ariko twatekerezaga Kristo ariko noneho ntitukimutekereza dutyo. Umuntu wese iyo ari muri Kristo aba ari icyaremwe gishya, ibya kera biba bibishize. Reka dutangire kuko nta mikoro nari mfite. Nicyo gituma uhereye none tutazagira uwo dutekereza dukurikije amasekuruza. Nubwo ariko twatekerezaga Kristo ariko noneho ntitukimutekereza dutyo. Urumva? Ntago twabahamagawe na Kristo tugitekereza Kristo nk'ibitabo, ahubwo dutekereza Kristo nk'uwaducunguye ku bitambo akaducungura mu mirimo yose y'ububata. ahubwo tukagendana nawe.
uyu Kristo niwe mbaraga zo kwizerwa kandi niwe mutware w'ibyaremwe byose, kandi mu bizima n'ibyapfuye niwe mugenga w'ibyaremwe byose. Rero ndagira ngo mbabwire ngo abantu batekereza Kristo nk'ibitambo, bagatekereza Kristo bagatekereza Kristo nk'ibyo bakora, icyo mube mukibura, ahubwo dutekereze Kristo nk'uwaducunguye mu bintu byose. Ari ibyaremwe munsi y'ijuru ndetse no mu ijuru ndetse n'ikuzimu, niwe nshungu ya byose. Rero iyo dukomeje umurongo wa 17 uratubwiye ngo umuntu wese iyo ari muri Kristo aba ari icyaremwe gishya, ibya kera biba bishize, dore byose biba bihindutse bishya. Amen. Amen. Uyu ni Paulo wari urimo yigisha abakorinto, wahamagawe nka Kristo kandi wamaze guhamagarwa avuye muri kamere yo kwica itorero ry'Imana. Ari uzasoma ijambo rivuga ngo na bugingo n'uyu munsi niko, kereka Yesu rero nagaruka. Amen. Amen. Yesu nagaruka uzacira urubanza abazima n'abapfuye, ni ukuvuga ngo nibwo tuzabimenya. Haranira kuba mu 7,000 bitarapfukamira Bayali. Haranira kuba mu ntumwa zakurikiye Yesu, wirinde kuba Yuda cyangwa wirinde kuba Pilato cyangwa wirinde kuba Tobiya na Gishemu na Sanibarati ndetse n'Abarabu. Umurongo wa 18 uravuze ngo ariko ibyo byose bituruka ku Mana yiyunze natwe kubwa Kristo, ikaduha umurimo wo kuyunga n'abandi. Urumva? Hamwe bambajije ubutaha cyangwa iki, twe yatunze na Kristo, nawe arangije aduha kuba bashya natwe kugira ngo tumwuge n'abandi. Urumva rero urugamba yarwanye natwe nirwo turwana. Ariyo mpamvu dukwiye kuba mu mutaka w'Imana. Noneho twabona bikomeye tukaba mu ihema ry'Imana. Abantu benshi rero bava mu ihema ry'Imana, bava mu mutaka w'Imana, bava mu nkweto z'Imana, bava mu mwambaro w'Imana, bakifubika umwambaro w'isi ari wo Satani. Ku butunzi, kuko abantu bagira ubutunzi cyane, ngiragira ngo mubwire ntibazajya. Ariko umuntu ufite ubutunzi bwa Kristo, aba ukomeye, aba woroheje, azabona iki? Umugisha ahawe n'Uwiteka. Amen. Kandi nawe azabera umugisha Uwiteka n'abandi. Amen. Amen. Ose urumva uyu muntu ujyanye ibitambo, naburi ibitambo yajyanye, urumva azakugwa amahoro? Oya. Rero irinde kurata igitambo kuruta kurata ubuntu bw'Imana. Rata ubuntu bw'Imana, rata imbaraga z'Imana, rata urukundo rw'Imana. Haleluya. Amen. Amen. Kuko ndagira ngo mbabwire ngo bene data, icyo Imana ije gukora, haleluya, muri aya mezi asigaye nababwiraga. Rero ndagira ngo mbabwire ngo dore Imana izanye ihema. Amen. Amen. Izanye isinde. Bene data, fata ifoto. Bene data, izanye isinde. Haleluya. Iyi sinde izanye ni ukuyitwikira. Bamwe bari gutinya ngo bajyanye ibitambo, igitambo ni Kristo. Bamwe bari gutinya ngo bajyanye ngo amahene, ihene ni ndagira mbabwire ngo ihene yasobanuraga icyaha,
ariko Yesu aza ari intama yo kudukiza ngo kugira ngo tugendane nawe. Haleluya. Rero yatwunze n'Imana kugira ngo natwe tubabasha, kugira ngo nabo bakizwe tubunge nayo. Haleluya. Nta muntu waba umuhuza n'Imana atarunzwe nayo, atarungiwe kuri Kristo. Rero bene data, niyo mpamvu mbabwira ngo nimwirinde. Amen. Amen. 19 hakatubwira ngo kuko muri abakristo kuko muri abakristo none Imana yiyungiye n'abari mu isi, niyaba ikibabaraho ibicumuro byabo, kandi noneho yubakishije ijambo ry'umwuzuro. Amen. Amen. Yatwunze na Kristo, imaze kutwunga na Kristo, noneho ngo Imana niyaba ikitubaraho ibicumuro, irangije iduha natwe kugira ngo twungwe n'abandi, ariko turi mu isi tubungishije ijambo ryayo. Ntabwo rero ari ibitambo mwene data wavuga. Ahubwo biriya bari ishimwe ry'Imana mu by'imirimo yagukoreye hano mu isi utariyanduje. None suzanye ibitambo yacumuye, ubwo urumva bizaba bikiri ibitambo? Azaba azanye icyaha imbere y'Imana. Niyo mpamvu ubona abantu benshi bari gusenyuka, aho gukomerera mu Mana bagasenyuka bose, barangiza bakavuga ngo Imana ngo iba yarakoze. Uhereye niba Imana iduhaye igihugu twakayishimiye, ariko benshi bari kuvuga ko bazashimira abantu kuruta gushimira Imana yaduhaye igihugu. Yego dushimire Imana, niturangize nabo tubashimire, ariko twe kuvuga ngo abantu nibo babanza mbere y'Imana. Imana niyibanze. Yatwunze na Kristo mu isi, irangije itwungisha nawe, imaze kutwungisha nawe irangije iduha natwe kugira ngo tuyungishe n'abari mu isi, ariko tubungiye mu ijambo ryayo. Ntabwo ari abantu n'abandi. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Bivuga ngo rero shikama, komera, tegereza, kandi ibyo wategereje byose uzabibona wihanganye. N'ubu ukiri mu isi, ariko nituba tuvuye mu isi tuzabibonera mu bwami bwo mu ijuru. Amen. Haleluya. Amen. 20 akatubwira ngo nicyo gituma tuba intumwa mu cyimbo cya Kristo. Ubu turi intumwa mu cyimbo cya Kristo. Amen. Haleluya. Haleluya. Mu cyimbo cya Kristo. Amen. Haleluya. Ndetse bisa naho Imana ingingira muri twe, kuko ngo nuko rero turabahendahenda mu cyimbo cya Kristo kugira ngo mwiyunge n'Imana. Kumva intumwa zishinzwe guhendahenda aba bantu. Kera hakoraga itegeko, ariko ubu harakora intumwa zahamagawe na Kristo. Ari wahandi wavuze ngo abantu basenga, cyangwa se wavuze ngo abantu basenga ngo bakavuga ngo ubukene burabishe. Ntabwo babubisha, ahubwo bari kugira ngo imbere nibabona ishimwe bazavuga ngo sinacumuye mu isi kandi sinacumuye no kuyo mu ijuru. Nishimwe rero. Amen. Rero abantu bari kwanga ishimwe ry'Imana bakanezeza imibiri yabo ngo kugira ngo bakunde babeho neza, ariko bagatukisha ishimwe ry'Imana, bagatukisha na Kristo wabacunguye. Ariyo mpamvu bo bavuga ngo bazi ubwenge, bakazana ubwenge bw'isi, ariko ubwenge bw'isi ntabwo buzadukiza. Tuzakizwa n'ubwenge bw'Imana ko twagendeye mu
shake bw'iki bw'Imana. Amen. Haleluya. Rero ndagira ngo nkubwire ku murongo wa 21 ukatubwira ngo kuko utigeze kumenya icyaha Imana yamuhinduye icyaha. Yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu. Urumva Kristo niwe waje atubera incungu mu birimo byose. Bivuga ngo rero ibisigaye by'isi wahoze uvuga biradutunga tukanabishimiramo Imana. Iyo tubaye abanyamururumba rero turangiza turi gutuka Imana, tukavuga ko Imana ntacyo yakoze. Ariko mwibuke ko harimo n'abashinzwe kugerageza abantu b'Imana. Aba rero Bibiliya nibo yita iki? Abapagani. Aba bapagani nakubwiye ko buzura umwuka wera, bazi n'ijambo ry'Imana, ariko ntabwo barikurikiza, ahubwo bakurikiza kamere z'ibyaha byabo. Kuko baba batabikijijwe, ahubwo baba bagize gute? Baba bishingirije. Rero bene data, ndagira ngo mbabwire ngo nimwirinde muri byose, kuko Imana yacu izaza ntago izaceceka, kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Amen. Amen. Urumva duhindurwa na Yesu mu nzira ze zose, gukiranurwa kw'Imana. Ntabwo dukiranuka ku bwacu, nta nubwo dukiranuka ku byo dutunze, nta nubwo dukiranuka ko twashonje, ahubwo dukiranuka kuko Kristo yatwunze n'Imana. Amen. Kandi katurindira muri bya bibi. Rero irinde kurira, ahubwo ushimira Imana mu bibaho byose, nk'uko umugaragu w'Imana Pawulo yabivuze. Amen. Amen. Ni nabyo yigishije iki? Abakorinto. Amen. Noneho rero iyo tugarutse turareba Yakobo. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo umuntu wese wubaha Imana aba yarayisuza, aba yarabanje kuyisuzugura. Noneho ngabibaze rero iyo uyimenye utarayisuzugura, utayizi, uri mu mwijima, uri mu gicucu cy'urupfu hariya mu butayu, noneho wava mu gicucu cy'urupfu ukaza noneho ukaba umupagani. Benshi rero biyigisha ijambo ry'Imana nabi bakavuga ngo abapagane ngo ni abatari bakizwaho. Y'abapagane ni abakijijwe bakamenya umwuka wera, ariko ntibakora iby'umwuka abategeka cyangwa abasaba. Amen. Aba bagusha bakijijwe bakanagusha n'abadakijijwe. Ariyo mpamvu birivuga ngo baheze mu mayira abiri. Na Yakobo bene se wa Yesu byigize bibabaho, yajya akora igitangaza ntibabyemera, atarapfa, bamwemeye amaze gupfa akazuka. Kandi hari abantu bazi ko Yesu adafite bene se, ariko Yesu afite bene se. Amen. Amen. Haleluya. Ibyo rero, iyi ni inzu y'ibitabo twebwe twahamagariwemo, tugomba kukirizwamo no kugenderamo. Ariko hari n'abihishemo bagira ngo bagwize umutungo w'isi, ariko ari abanyabyaha basambana baniba banaroga. Aba rero nibo bavuga ko bajyana ibitambo. Mukristo nta bitambo, ni ishimwe. Ubuse watambira ikima? Ibyo uri mu bwabyo ni ibyaha. None ibitambo biboneka mu bapfumu? Mu bapfumu. Ibitambo cyangwa se igitambo cyatanzwe mu gihe cya Aburahamu. Ariko tubona ko ngo kashushanyaga Kristo. Arega n'abadayimoni mujye mumenya ko batanga ibitambo. Nibyo by'izo manuka? Ari byo by'izo manuka wohoze uvuga. Ari byo gukuramo abagore inda. Ari byo gutuma umugore yakwicwa n'inda, cyangwa se umugore agapfa umwana akabaho, cyangwa umwana akabaho umugore agapfa. Birya bari ibitambo. Cyangwa kujya kwivuza ku bapfumu, cyangwa kujya kwivuza ku bapfumu, kandi uvuga ko uri umukristo. Ibyo nibyo bitambo. Kuri Kristo Yesu ngo nta bitambo? Kuri Kristo Yesu nta gitambo, niwe gitambo.
ngo niwe uzacira urubanza abazima n'abapfuye. none insengero zivuga ko hagomba gutanga ibitambo, abo ni abanyoni. twavuze ko hatambwa ishimwe. ishimwe kandi ritambwa ni irikunejeje rikanezeza n'Imana, kandi urinezerewe n'Imana nawe unezerewe Imana. iryo ni ryo shimwe, nicyo abantu bita igitambo, ariko ni ishimwe. igitambo ni Kristo wenyine. mukozi w'Imana, tuzi ko mbere mu isezerano rya kera ibitambo byari bihari kandi babihaga abatambyi. none ubu abatambyi barahari, ni gute tuvuga ngo ibitambo bya abatambyi ni abaki? abapasiteri. ntabwo turi abatambyi. muri iki turi intumwa, tukitwa abashumba cyangwa abigisha. kuko umutambyi wamuzaniraga ibintu bibiri. wamuzaniraga ihene, ukanamuzanira n'iki? n'intama. waba ubuze ihene ukazana intungura n'ihene. waba ubuze intama ukazana ihene ebyiri. iyo bari butongere w'icyaha bakayohera mu butayu, n'iri busigara aho ngaho. ariko nshuti yanjye, abantu bari kubigisha babafafarika kugira ngo bakunde bagire inyungu zabo. bagire inyungu zabo. ariyo mpamvu izina ry'Imana aho kugira ngo ryubahwe ririmo gutukwa. ariyo mpamvu aho kugira ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro abantu baravuga ngo bararutwa n'abadasenga. none se pasiteri ari gusengera umuntu cyangwa umuvugabutumwa agasengera umuntu, ati uratanga igitambo cy'aya mafaranga? ibyo nakubwiye ngo njye simbizi, ubivuga biramureba. nicyo ndeba nishimwe Imana. wari uzi ko nshobora kugusengera wabizana nkakubwira nisubirana y'ibyawe, kuko ndi mu mwuka w'Imana. arega hari igitambo warya ugasanga kiravuga. uzagikizwa n'iki? kizakugeza gehinomu. none wagira ngo ari kikujyana n'iki? ariko ishimwe nuko wuzura umwuka wera, nanjye wuzura umwuka wera. amen. haleluya. amen. rero reka turebe iri jambo muri Yakobo. umva uko yavuze amaze kumenya ko Yesu ari byose, ngo mwicishe bugufi imbere y'Umwami Imana, kuko ari byo izabashyira hejuru. aribwo izabashyira hejuru. aribwo. mwicishe bugufi, mwicishe bugufi imbere y'Umwami Imana, kuko aribwo izabashyira hejuru. amen. amen. n'iryo jambo nagira ngo mbabwire, twicishe bugufi imbere y'Umwami, kuko nibwo izadushyira hejuru. uyu munsi rero abantu bishyize hejuru. none se ubwo hari gukorera Imana? ahubwo bari guca imanza bo batari bicira urwabo. ariko izaducira urubanza iravuze ngo twe duce bugufi, twirinde, kuko ari izadushyira hejuru. rero icyo nicyo nagira ngo mbabwire, ngo mube maso, kuko Satani ni umurezi wacu. ari kuturega ku manywa na nijoro. ari byo bitambo bahoze bavuga, abantu bari gupfa batunguranye, abandi bagapfa bakenyutse. impamvu ni iyihe? ni ukudashaka kuba imbere y'Imana. ni umugabo wo kubihana, ariko uguye imbere y'Imana wari umukiranutsi, kandi wagombaga kuba umukiranutsi. Satani akagira, ndagira ngo nkubwire ngo Imana izaguha ubugingo. icya Imana ishaka nuko dupfira mu buntu bwayo. Imana ibagirire neza kandi bishimire. rero ushaka ko twasengana ni 0788504014. Imana ibagirire neza. ngenda jya mbabwire, ntago nzashyiramo ibikabyo. Imana irinda ndarayibonye,
kandi nabo badayimoni nabavuyemo ndabazi. Ntabwo rero nshobora kujya kubakorera mu rusengero, oya ntabwo bibaho. Bibiliya iravuga ngo hunga udapfa. Uhunga icyo ubona, ntabwo uhunga icyo utarabona. Icyo tutarabona ni Imana ikiturinda. Mwumvishe bene data, umuntu ahunga icyo abona kandi azi, ntabwo ahunga icyo atarabona atazi. Icyo ni Imana idukiza. Mubu ndagira ngo nkubwire bene data, Satani ariyoberanya kugira ngo adoze mu mateka ayahindure aza ari yayandi, ariko tugira ngo ni ibintu bishya. Ntabwo ari ibishya. Bibiliya itubwira ko na kera byahozeho, kwicana byahozeho, kugambanirana byahozeho, kubeshyerana byahozeho, n'uyu munsi nibyo biri gukorwa. Amagambo mabi yahozeho n'uyu munsi ariho niyo birimo gukorwa. Niyo mpamvu ijambo rivuga ngo ujye uhunga umuntu wese wizigira ngo akubwire ijambo ribi ritari ryo kungura Imana no kunezeza Imana, ahubwo ujye usanga umuntu uri kukubwira ijambo ry'Imana kandi rinezeza Imana, kugira ngo tuzabone ubwami bwo mu ijuru. Iri jambo ryavuze Yakobo ubwo yari amaze kubona ko Yesu azutse, kandi yari azi ko ibyo ari gukora ari siyasa. Ntabwo Imana ikora siyasa, ikora ukuri nk'uko n'ubundi yaremye ukuri. Rero Imana ibagirire neza kandi bishimire. Rero Imana ikomeze kubana nawe. Amen. Urakoze cyane, dusengera Imana dusoza. Urakoze Yesu data wa twese, umurengezi udukunda. Ubwami bwawe bukomeze kwamamara mu isi no mu ijuru. Amahoro akomeze kuba mu bo wishimira. Abandi bahindishwe umushyitsi n'ijambo ryawe kugira ngo bakumenye bagusobanukirwe. Amen. Amen. Ubu sinzi ko